Yes. Ikaze rero muri K podcast nkuko mumaze kubimenyera. Tuba dufite abantu batandukanye twagiye dutumira mu bantu batandukanye. Uyu munsi rero nanone nkuko bisanzwe none episode nshasha ya K podcast ndi kumwe no muvandimwe wanje navuga ko wibihe byinshi cyane tuzaranye kuva kera. Akaba nta wundi ni kumuvugaho byinshi anga kumwintroducing amani ibintu babigoye iri kumwe n'umuntu yo Gisa Kinganzo. Ikaze nanone what's up my big bro. Umeze fresh mate. Umeze bien? Ndashimira Imana. Wallahi umeze fresh kabisa. Imyaka myinshi man. It's been a long time bro. Imyaka myinshi kabisa. But we're still here. Man, turacyahari kabisa. Yeah. Rero abantu benshi bahise babona Gisa. Ndabize mwamumukumbuye mwamaze igihe kinini mutamubona. Turamuzanya no muri K podcast. Ni umuhanzi navuga ko mwiza, buri wese arabizi ko ari umuhanzi mwiza. Ariko Gisa twebwe hano muri K podcast kuntu dukora akenshi duhera way back. Duhera inyuma man. Yeah, gotcha. Ndabizi hari abantu benshi bahita bavuga ati Gisa umubazi no aho ntago njyayo. Nje mfite ahantu hanjye ngomba gukorera ibiganiro nkora. Ibiganiro byanjye ni podcast ni ibiganiro babitandukanye cyane. Right. Biragoye ko nabaza umuntu ibintu nyina abantu babifuza ko mubazaho no. Yeah. Rero Gisa tutagiye mu magambo menshi cyane. Buri abantu benshi man nta muntu numwe muri showbiz cyangwa se umuhanzi w'umuziki nyarwanda utajya uhamya ko Gisa ari umuhanga, ari umuhanzi mwiza. Mpamya ko ari umugisha wa Nyagasani. Man blessing bro. Imana ishimwe cyane. Ariko ntago babazi dira ukuntu winjiye mu muziki man. Yeah. Ntago babazi ukuntu byagenze barabonye tap. Ariko batazi what's going on. Man. Yeah. Story gato ukuntu winjiye muri game. Inspiration byagenze. Man. Iyo story akenshi na kenshi ikunze kuba ari story ya danger. Kubera ko iyi industry urabizi man umuntu ayihurira n'ibintu byinshi. But nyo ikintu cya mbere ukuntu ninjiye muri industry I was young. Kabisa. Nari muto cyane. Ariko nza kwisanga ndi umwana ufite impano y'Imana. Ndibuka twagiye ahantu tugiye gukora indirimbo, urumva nari wa mwana ufite talent ku ishuri, dufite ama group ya ARG, turirimba muri gahunda yo kwibuka ibintu nk'ibyo. Umunsi umwe dufata icyemezo cyo kujya ku recordinga indirimbo ya ARG. Tujyana bita kwa Nicola. Agikorera i Remera. Yes. Banikora bambonye na David feature record CD ni wasigaye yitwa David Fernandez sigakora ama video. Babarambonye. Ngo wow ngo uyu mwana ngo kuzi kuririmba. Aho shock ndavuga se. We ntabwo wabyumvaga muze? Cyangwa ari ibintu byaho? Like nyine numvaga ko ari ibintu bira ariko like abantu twiganaga abantu bakuru kuko naririmbye mfite imyaka mikeya, imyaka 11. Yes. I think so ko naririmbye bantereka ku meza ndabyibuka. Mfite imyaka 11 nibwo nakoze album ya mbere. Icyo gihe bari banjyanye mu nkuru nziza ndumva butoke. Uriya wakoze album ufite imyaka 11. Bagutereka ku meza. Yes, story no mu producer wayikoze ushobora kuba umuzi hari group ya gospel yitwa Alarm Ministry. Ndayumva. Icyo gihe bari banjyanye izo story na ba Mani Martin barazizi na ba Diane Kabaganza bari banjyanye mu nkuru nziza. Naraganaga gute ndagenda mba ndihishe nicara ahantu ariko ufite ijwi ndigunga bantumiye ariko nyine mfite isoni muri iyo concert. Yari concert ahantu bita mu nkuru nziza mu mujyi iyo church sinzi nimba uyizi. Ndayizi kara ku nkuru nziza mu mujyi nta muntu Pita mbona abakobwa babiri bibizungerezi bambaye imikenyero babaraje bamfata akaboko ndi umwana muto babanjyanye kwa pastor. Mbadagiye ndicaye umva nyine umuntu batumiye ngo ntago nabaga nzi byari byo. Cyo gihe nacurangirwaga n'umuhungu bita Akimana Patience Pacento producer akiri muto urumva
ni story ndende nuko bangiye imbere ndaririmba cyo gihe ndibuka naririmbye indirimbo ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu n'abarondoro korungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo. Wow, niko ninjiriyemo ako karirimbo manibutsa amateka. Pasiteri akubonye Pasiteri abantu babaraje batangira kumfelicita mu mufuka amafaranga nari umwana noneho imifuka irabyimba ntangira kugira isoni nkajya nanga gukoraho. Pasiteri aravuga ati rero uyu mwana kugira ngo mutamukuraho amavuta yabonaga ufite amavuta atewe. Yabonaga mfite amavuta ate. Urumva kugira ngo mutamukuraho amavuta bazana ibiseke ngo basi ikintu muri bwifuze kumukorera mugishiremwo hariya. Nabyibuka icyo gihe yabonaga bari kuza imbere ndi kuririmba nibwo haje umu producer witwaga Mima ngira ngo ashobora kuba yari no mu bayobozi ba group yitwa Ministry RRM Ministry nayo ni ministry ya gospel ikomeye mu Rwanda ifite n'indirimbo zikomeye. Niwe wambwiye ati jewe uyu mwana nemeye kumufasha kumukorera album. Icyo gihe afite na rumuna we witwa Mico wacurangaga muri Guma Guma piano. Yari umuryango w'abantu b'umuziki. Icyo gihe wabo hari Kacyiru nuko nakoze album yahise kujyana ko gukora yari gospel album. Yari album ya gospel. Niko ngo winjira muri music for the first time wakoze album ya gospel. Ufite imyaka 11 bagutereka ku meza bakajya bananjyana ibutari muri auditorium kuririmba bakajya baza kunyaka mama bambwira ati mama akavuga ati umwana wanjye koko ubu ngubu koko muramugarura bakavuga ati mama rwose umwana wawe afite impano ntaramenya ibyari cyo yarabizi ko ufite impano. Yarameze nk'umuntu bizi kuko urumva ni ibintu nakuranye. Urumva ibintu rero ukura abantu babikubwira bagutereka ku meza ubona abantu nyine like mukecuru yarabize ariko giye mu by'ukuri ntarasobanukirwa ibyari byo gusa mbona ndi umuntu uhora nshagawe ibintu nk'ibyo ngibyo. Nase byaje kugenda gute Gisa? Urumva ko wakoze album ya mbere ku myaka yawe mikeya ya gospel byaje kurangira ugeze ku muhanda gute sasa? Kuntu byagize rero niyo story nari ngiye kuguha nuko twahise dusubira inyuma ho gatoya. Twagiye tugiye gukora indirimbo y'icyunamo nabikubwiye. Ndabyibuka icyo gihe ndiko nakoreraga i Remera. Hano kuri station mu ka etage sinzi nimba ubu ngubu wenda igihari. Abarankunze we na David baravuga ati wow si umwana mugiye gukora indirimbo y'icyunamo. Nta n'umuntu nzi. Uri kumwe nande? Ndi kumwe n'abana barimo ba Joy ntago bari twari tuvuye ku ishuri. Kwa kunima muri groupe ya ARG. No bikaba ngombwa ko mukora indirimbo y'icyunamo muri abana bihuje. Nabyumvishije. Bankuyemo bakajya bagenda bakangurira pizza bagando. Kuvuga ngo n'abanyeshuri mwiganaga bari babizi ko ufite impano. Bari babizi. So babirakomeje abo bapapa barambwiye ati duhe nimero ibaze ko icyo gihe nabahaye na nimero ya mama akajya bamuganiriza. Producer Nicola na David akajya bamuganiriza bakamubwira ati umwana afite impano bakaza kuntora nkagenda. Icyo gihe ndibuka mfite n'indirimbo nakoze muri icyo gihe David yakoreraga muri Hotel Teke sinzi nimba ubyibuka. Hari na ba Christian na ba Emi na ba Cedro ariko ndi umwana nge muto na ba Alpha ari crew. Hari n'undi mujama witaga Andrew wakoranye na Ankostin indirimbo bita Nakulave yo umuganda ariko ndi muri iyo move. Icyo gihe bakamishi bakoreraga he kuri Voice of Africa. Icyo gihe ndibuka nakoze indirimbo bita agahinda nishavutore biranyishe ni David wayikoze. Ni kera ariko izo ndirimbo kamishi yajyaga zikina kuri Voice of Africa ariko ntaramenya ibyari byo. Ngiye nkaza David ubwo akanjyana mu supermarket akangurira amapizza amabaga tukaza tukarecordinga ntazi ibyari byo indirimbo zigasoka. Ndi wa mwana bakunda kwirecordingira gutyo biba bitangiye gutyo.
noneho ni ryari wakubise indirimbo ya mbere urumva izo noza zose waziciyemo piano yahisaza producer story reka ngokomereze story irimo abantu hase usanze kwa David yasanze kwa David none itamera nk'unyibye nde David bahita bagirana n'akantu kameze nk'akabifu atumwariye umwana cyo gihe piano yari ari hehe muri Narrow Road production yaraje agera kwa David ari umuproducer wa kabiri tuba inshuti kwa kundi umuproducer wakunda guhoraho ari umuproducer wa kabiri kuri David ahita kujyana muri Narrow none duhita tuba inshuti gutyo kubera guhorana agiye muri Narrow Road ahita njyanayo nibyo nakoze indirimbo bita Isubireho tugiye KFM nibwo ari gifungura nibwo natangiye gukora indirimbo ziri guca barayikina kweri yana Isubireho niba wemera ko ngukunda n'umutima wawe nawe ukabihamya iyo suyibukiye ndirimbo nuko urugendo ruba rurakomeje none gisa iyo ndirimbo isohoka niyo yari ya mbere Isubireho niyo ndavuga nyine muzatangiye gutuma niyo ya mbere niyo kabisa uyigejeje hanze sasa wabonye kuri radio bankinnye bibi ntambara noneho biba urugamba umwana muto yawahitinze muramajyo muruko mbigenza hitimbana hiti twadusanga twa hato na hato yarumva kuba umwana muto ngana kuri abagafite nk'ibihumbi nka 50 cyangwa 28 bigoye kubera like kubera ko akunze ibintu byawe wahitaga wumva ari ibintu bidasanzwe buriya ibi bintu turi kuganira abantu like babyumve ni ibintu birimo icyigisho sana kubera yuko nka Gisa man kumva uri gutanga stories zawe z'ukuntu byatangiye hari umupeti wugukunda cyangwa se nabandi bantu muri rusange abafana bawe ariko mu byukuri nago babazi way back ukuntu byatangiye nago babazi what's going on yes ukuntu byaje ukuntu wisanze muri game ukuntu wahitinze ese ni story bikenewe cyane no mpamvu natekereje gukora kuri aka kantu kugira ngo nibura abantu bajye bamenya aho ibintu biba byaratangiriye Bari ukuntu umuntu abona umuntu agenda afite hit afite iki akibwira ko ari ibintu byaje mu gitondo bikamugwirira n'urugamba kabisa byaravuye kure nuko story birakomeje ndibuka hari umunyamakuru wankundaga cyane bitaga Ginti kuri Kiss FM kuri KFM noneho ahita bishira ku rundi rwego kuko ubundi KFM yatangiye nta munyamakuru baho ari muzike gusa ariko indirimbo zanjye iyo zikinwa cyane iyo ndirimbo ikinwa cyane kuri KFM Ginta kiza ahita avuga ati wow uyu mwana ntabwo asanzwe uyu mwana ibintu nk'ibyo ngo genda umwana ndi kugendera mu kigaragwa ndi kumva ka kantu ko kwiyumvamo wa style urumva kandi buriya ni nampamvu ngira urubyiruko like ruri gukora umuziki uyu munsi wenda hatazagira umuntu uhura n'icyo kibazo buriya ntabwo ari byiza kumva yuko intambwe uteye mu buzima bitewe wenda n'ibintu Imana yaguhaye bidasanzwe byo kuba uri umuntu ufite public nini ntabwo ugomba gutuma wumva ko hari ikintu uricyo cyane ko ubuhumeka umwuka nk'uw'abandi ubu uri umuntu nk'abandi bantu sana hanyuma umva birangora kweri ni nako nisanze Nyamirambo kuko Nyamirambo ubundi ntabwo nari mpazi cyane kuko nabukiye Gikondo Nyamirambo hari studio zose zishoboka zikomeye aba producer bakomeye bari Nyamirambo ndavuga ngo byagusabaga kujya Nyamirambo urumva navuye muri Narrow Road production ariho piano hita sinya muri Bridge Records Nyamirambo kabisa ikorera hano hafi ya Grace Hotel hano kubisima abantu bahita kubisima nabwo twakoze indirimbo na piano bita Tebuka Banguka n'izindi twakoze n'indirimbo na Fireman bita Turerere u Rwanda sinzi nayo indirimbo yawe yahitinze cyane niyi se navuga gute ko hari indirimbo nyinshi twakoze zahitinze ariko hari indirimbo yawe nibagiwe izina ryayo gatoya Uruyenzi man ira yari mega kabisa Uruyenzi iyo story yo iri inyuma ho gato kuko Uruyenzi ni Clement rukoze
much respect kuri Clement. Clement Kina Music. Yeah, ni umupapa mwiza. Yeah. And I say sorry for him cause n'umuntu wifuje kuba hari ikintu yafasha mu muziki wanjye. Ariko bihurirana nuko muri icyo gihe nari ndi mu buzima bwanduye. Rwose ahari abyumve, I respect him. Kandi yumve ko n'amateka ahinduka y'ubuzima, umuntu akagera igihe akaba umugabo. Ariko niwe wakoze iyo ndirimbo, sinayo yonyine yakoze indirimbo bita Isengesho. Enda ninza kuba ndi muri mood naza kuririmbira abantu. Ni gutya, ariko urumva twari dutarutse sana kuko twahise tujya muri bridge na piano. Dukora ubwo collabo na Fireman yitwa Turere Rwanda, ariko Fazo nawe ari aho hafi muri Unlimited. uri ni cycle y'abantu bose barenze. Aribwo Bruce Melody bashatse no kudukorera group. We na Bruce Melody. Nge na Bruce. Ndabyibuka n'ibintu byagiye bivugwa kuri wowe na Bruce. Your story arayizi, wenda warayizi kuko wowe na Bruce Melody bashatse kudukorera group. Piano na Fazo. Ngo mube group imwe. Rego ukuntu byari bimeze. Bruce yakoraga inkovu nkakora inkombe. Agakora wacakobo na Jay Polly ngakora ikosora na Jay Polly. Agakora turi ku ishuri na Maji ngakora amarira y'uruhinja. Mbese byari muri tumeze twera ko urumva yari na genge y'abantu bacu bamwe. Kuko aba producer bakoraga bari inshuti natwe turi inshuti. Turi abantu bahorana tusangira ubugari tugira gute kabisa. Muziki tugenda twaguka gutyo, sibye ko life yagiye nyine rimwe na rimwe duhanda, ariko hagati aho ngaho Melody bwo rwose hari imbaraga yarushwaga. Nkurikije wenda n'umuntu ukora cyane, ndamukunda cyane kandi n'umuvandimwe wanjye, ariko nkurikije iby'icyo gihe. Ariko uvuze kuri Bruce Melody, nibuka icyo gihe cyanyu niyo moment usohora na wasohora indirimbo ari kururu. Nyuma yaho haje kuza amakanu. Hajemo akantu. Ako kantu nagize ako katewe ni iki man? Like reka nkubwire. Mbe honest. Cyane. Iyi industry nayo ishobora kugutera life depression. True. Kuko ngiye umunsi umwe Kalisa John sinatinya kubivuga. Ni story ni ibintu byabayeho kandi nawe arabizi. Yamfotoranye n'umukobwa ndi mu cyumba. Kalisa John arangije afata iyo nabwo kandi yaraje icyo cyumba puanye nta yaririmo. Urabona urugi, zino nzugi z'imbaho. Icyo gihe twabaga Nyamirambo tunabana na Traxler na Fazo. Ariko mu cyumba cyanjye nta puanye irimo. Icyo gihe ndabyibuka nari mfite na contract muri Touch Records. Yes. Ninjye muhanzi wa mbere wari usinyemo, baje nyuma na ba Green. Nuko Kejo naraza kandi aje no mu bantu b'abavandimwe banjye, afata telefone ayicisha, afata rya kamera ya telefone ayicisha muri wa munwa wahamwe hatari puanye muri ka Kenya. Arankamera mwoka byane. Ariko nkokanyagwamo aravuze ati ibintu n'iki koko mwoga he. Kandi nabwo nari umwana. Kejo yarabizi gute kuri kumwe n'umukobwa. Yarahamagawe. Ameze nk'umuntu wahamagawe nabo twabanaga. Kandi wumva ukuntu uwo mukobwa wari umwana mwiza, yarazaga akabagurira akantu agateka, wabandi akigira ku nshuti. Cyari n'igikobwa cy'inzonda kibuka ubu ngubu umenya yaragiye no hanze. Nari n'umwana utazi no gutereta. Ariko se gisa uri kumwe mu nzu n'umukobwa kandi ntago wari uzi gutereta. Mwari mubigize. Nari wa muntu sinzi ukuntu nari umwana ntiwabona abakobwa bikundira, ariko bakaba bameze nk'abari kunyigisha ibintu byose. Shabuje kuri nukuri kw'Imana uwo mukobwa yari mwiza, nimba bari baramuteresa, kuko nge no mukobwa ukuntu twahwereka mbikubwira. Naje kumenya story baramuterese arabanga. Umunsi umwe ndi kumanuka ndi kujya home, arambwira hey Gisa, ndambwira hey usaba kuki nkwandikira ntunsubize.
kandi mbona uwo mukobwa ndutari hari ikibacu cy'ikizungereza ikinduta ndavuga ati ariko nanjye ntangiye kwimvamo utuntu kudushagaga kuko hirirwaga abakobwa benshi ku buryo n'abantu birirwaga baza kundeba benshi babaye n'amasaha yakomeye banagiye cyangwa babona ku ma Instagram ari aba slay bateye ubwoba nk'ukuri kandi icyo gihe nari mutoya pe ndibuka hari n'umumama w'umudokiteri wambwiye ati mwana wanjye abaga muri icyo gipangu ati wazirinze utazarwara sida kandi ubwo sinarinzi narebaga no ku kimero cy'umukobwa nkagira ubwoba curika banaye maze ni gute aba bakobwa bose bakugendagaho ukaba uri mu cyumba nabo nimba barabaga none nkabaryamaho nkajya ndyama kuri rero ariko nkatinya nkaba mvuga ati ibintu biteye ubwoba ni mama umunsi wa mbere ndibuka umunsi wa mbere ibyo ibintu byakurikira kuri iyo foto nahise mvuga atari kubundi sha arinda bangendaho eka nubundi mba umugabo bigenderera mbwira Kalisa John abaraje aragufotoye mu cyumba aramfotoye bahita bagenda barabipostinga ngo gisa ngo yafoto ari kurya umwana icyo gihe wumvisha nahuye n'uruva gusenya icyo gihe na baking agakamishe muri gumaguma uzi kujyana n'abantu muri gumaguma muri kwasteri bavuga ngo mbega umwana basafi mbese yari story wabeme ngo ngo shangara kubundi umwana ngo atangiye ngo kuturyana ibyana none baransereza none kubera ko nari umwana ntangira kugira isoni ku buryo umuntu wanyijije nanita ngo ahaha ariko ngo urebe cyane ngo ahubwo ngo ari kumwe ngo nacyo sha utarabikora ngo amuteri nagize isoni mbese wari kumwe n'icyana cya danje ko byo bose bari basaze umuhondo none kubera ko yayifashe ninjoro nge ndirabura nuba sinagaragaraga cyane ariko cyo cyarashana mu by'ukuri ibyo bintu byanteye depression ku buryo byahise bituma niga kunywa itabi naho byatangiriye ese byatangiye utangiye kubona urabona hari ukuntu umuntu ajya muri showbiz hari ukuntu umuntu ajya muri showbiz noneho agatangira gutera imbere izina rigatangira kuzamuka noneho agatangira gurana za challenge sasa itangazamakuru abantu bakakwanga bamwe na bamwe mukagirana ibibazo no sinari nzi ko binabaho ndavuga se birashoboka ko abantu tubana bakora ikintu nk'iki numva nyine habayeho ibintu bya jealousy bitanangira kumva ko wenda ni showbiz I don't know but nahise numva ko ari ikibazo mpita ntangira kwifatamo umwikoma abo tubana ese uyu muntu yageze hate kubera icyo mutambwiye ninde wamuhamagaye barabimpisha bihita bituma ntangira kumva ko none se buriya wenda ke John niwe wakoze story ya mbere isa nkaho iri kugustress aso bavuga ko ariko hari n'ibindi byagiye bikurikiraho nyuma ko inkuru zatangiye kuza ari nyinshi cyane byinshi urumva nahise mera nka wa mwana ni danje uho dupanze gahunda nkamufasha ibintu bye ngomba kumufasha ngashiduka ankujeho abo bari kumbwira ati tuzagufasha nkabafasha mu buryo bwabo bwo bakazamura ibintu byabo jewe ngasigara ngaho ntangira kubona ari danje ni nabwo kuko nyina nakuriye mu nzu y'Imana ni nabwo nahise ntangira gutestinga itabi ntangira kuba umuntu nanjye wayigenda umugangster ngakora wa muziki wo kumva yuko nanjye nta muntu nitayeho biza gutuma ntangira no kugenda njya mu drugs akomeye ariko ntekereza ko byose bibaho kubwa impamvu runaka umunsi wa none ndumuja mumeze fresh man urasa neza waciye muri ayo mateka yose nagushaka kumva ukuntu usa neza abantu bari kureba ke podcast sinzi impamvu muri kubona no mutipi kuna sa fresh sana Imana ishimwe byose mbishimira Imana buriya no kuba umuntu akiriho wenda twagakwiye no kuba twaraguye muri ubwo buzima izo depression z'ubuzima ariko kuba umuntu agihari agishikamye n'umugisha none se gisa nk'ubu ngubu none ahanganize ntego none uzanye baretse nkabanza nkabaririmbira wallahi bakubite kuko gisa yonde by'urukundo nkunda ngewe biranenga nashaka inyiturano nkayibura nagutekereza kiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi
Wow. Yeah. Man, Gisa nagushaka kumva ukuntu mbese nagushaka kumva ukuntu ufite impano tu. Ntekereza ko ari umugisha w'Imana. Buriya reka nkubwira ikindi kintu buriya ke. Ntabwo Imana ishobora gutererana umuntu yahaye impano yayo. Ushobora guca mu bintu byinshi. Hari n'igihe ntekereza ko n'igihe Imana iguha ibintu runaka ikabona ntago uri kubiviva muri ako kanya. Ikakureka ari byinshi. Ikakureka ugaca muri rya shuri ryayo kugira ngo byibura umunsi izaguha amahirwe yo kuba noneho uri kubiviva. Uzabisigasire. Ntekereza ko ariyo mpamvu uyu munsi imeze gutya. Ndi wa muntu utagikoresha any kind of drugs. Ndi wa muntu umeze neza kandi ndi kubivuga nshize amanga ntago biragaragara. Kandi nirinze no kubivuga cyane kuko maze iminsi ndi muri ubwo buzima bwo guhindura amateka. Nkabona uramutse ubonye opportunity yo guhindura ikintu mu bintu byose waciyemo kugira ngo bibe n'isomo ry'abantu badukurikiye n'abapeti bari kuzamuka Gisa. Ni nk'iki kintu wavuga ati iki kintu nagihindura mbonye opportunity yo kuba nasubira inyuma nkagihindura? Wenda drugs ni mbi mu buzima busanzwe. Drugs is no good kuko zifite ukuntu zangiza ahazaza z'umuntu, zifite ukuntu zihuzagurikisha umuntu mu bikorwa bye. Ariko ikintu cy'ingenzi nababwira, hitamo inshuti nziza. Menya ese ninde mugomba kuba muri kumwe, ninde ushobora kukubaka, ninde ushobora kugushyigikira, bigufasha muri career yawe iyo ari yo yose wabukora. Si n'umuziki gusa. Ariko na drugs si nziza. Buriya ubuzima burimo drugs buba ari ubuzima nyine no kuvuga ngo ubonye amahirwe experience sana. No kuvuga ngo ubonye amahirwe yo kugira ikintu hindura muri past yawe wahindura inshuti. Nahindura inshuti. Kuko hari n'igihe ugira ngo ufite inshuti kandi atariyo. Ubundi mbere na mbere inshuti ni Yesu. Nukuri niwe muntu ushobora kugira inshuti kuko niwe ushobora kwiyambaza mu gihe ubabaye, mu gihe ugize gute. Ariko Imana itanga n'abantu b'ingenzi. Why not udashobora kumenya ngo uyu muntu nge nshobora kumugira inshuti kandi inshuti y'umumaro, inshuti y'umugisha. Ubu ngubu none aha ngaha tuvugana ugereranyije umuziki wa kera wo mu gihe cya kera none aha ngaha ubona harimo ikintu kimeze nk'itandukaniro, bimeze nk'ibyahindutse cyane. Urabona bimeze gutegeza uyu munsi wa none? Njyewe icyo nabivugaho, umuziki wa kera urimo umwimerere. Nubwo warimo guhatana kwinshi, ariko kwari uguhatana gufite intego. Uyu munsi wa none guhatana k'uyu munsi nukuba bambonye, nukuba ndi hejuru y'abandi, nukuba nyine narebwe. Ariko umuziki wa kera wasangaga ari umuziki w'umwimerere, urimo na message, urimo no kuvunika, urimo ikaramu, urimo no kuvunika. Kuko nimba umuntu yaravaga i Nyamirambo akagiremera n'amaguru gukora indirimbo, uyu munsi wa none basigaye bari kodingira iwabo. Urumva ni ibintu bitandukanye. Umuziki wa kera urimo haso zitebwa. Bikindi umuziki uyu munsi wenda ndashima cyane ko ugenda utera imbere, ni byiza kuko ntabwo tuba tugomba nanone kuguma muri analog. Usibye ko burya hahise hari icyo hafasha n'ahazaza kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba byiza kurushaho. Umuziki w'uyu munsi uri gucuruza. Umuziki w'uyu munsi ushingiye kuri interest cyane. Mu gihe umuziki wa kera waba gushingiye urukundo no kubaka. Kugira ngo ibi babone ubu ngubu nibyo mwebwe mwakoraga mwubaka. Kandi nizera neza ko biriya bya kera n'ubundi bihoraho. Biracyahari ku buryo niyo like uganiriye n'abantu cyangwa ukaburi nko ku rubyiniro ahantu runaka, usanga ziriya ndirimbo nubwo izuye munsi zihari usanga ziremereye. Wenda ushobora kuzabibaza nka G-Frere, The Ben cyangwa n'abandi bantu ba kera. Icyo nzi cyo akuririmba indirimbo zahahise he, ntago indirimbo z'ubu zagira uburemere kurusha indirimbo ze za kera. Yes, abantu bakurikira rero K podcast turi kuganira na Gisa Kinganzo. Ariko wabwiye abantu ko hari indirimbo nshyashya. Nibyo nanjye kuvuga. Turi kuganira na Gisa Kinganzo, umuhanzi umwe mu bakomeye, afite indirimbo nshyashya by the way iri hanze yitwa ku mutima. Akaba ari indirimbo nshyashya ya Gisa nayikunze, ifite video nziza, ifite iriya ndirimbo hari ahantu uvuga ngo
umuziki warakubabaje bamvuga ngo hari igihe tuzaba turya ibyo twavunikiye kuva kera ni ryari tuza mbika iyo midari tugacuranga gitari cyangwa se umuduri muri ubwo busitani bw'akankuro muri no tuzaba turya ibyo twavunikiye kuva kera tuzaba dukwepana n'abadusubiza down byarananiye gukwepa oya sinahunga impuzi dukorira dukanda iradukomagura amarira yose twaririye muri game icogi yazabarangiye amarira yose twaririye muri game icogi yazabarangiye mu mutima music imba ku mutima mu mutima umuziki umba mu mutima wow urumva rero ko ari indirimbo nziza gisa wese kuki tudakundana tudafashanya tugenzwa no guteranya dukunda no gusebanya ibyacu no gucembana ubuzima ni butoya kandi umuziki uraryoshe guca bugufi bituma dutambuka tukagera kuri byinshi bidusaba kubira icyuya kugira ngo tugere kure reka mbe ngarukiye aho gisa iyo ndirimbo yawe irimo message ikomeye sana ese icyo gihe uba uririmba tuzaba turi kurya ku matunda y'ibyo twavunikiye ni iki cyangwa kiri ni iki yego ni iki ngiki n'ikindi kiri imbere kiri kuza ubwo guhera none kugeza hasigaye hose urabona ko tugomba kuba turi ubu ngubu uri muri right time yawe kwe yanjye nzi yuko umugambi w'Imana iyo wakujeho ubuzima burahinduka byose biba bishyashya nizera ko ari Imana yakoze imirimo muri nge singishaka no kubivugaho cyane nkeneye ko byibura bizajya bigaragarira ibikorwa byiza ibikorwa byivugira abantu babone ko gisa ameze nka wa wundi wari uri mu rusengero cyagiye afite imyaka 11 exactly okay hari verse nanone yo muri iyo ndirimbo yavuga ngo kuki tudafashanya kuki bitagenda gutya muri iki gihe umaze ucecetse ni bande ni abahe bahanzi bagerageje kukuba hafi mu nshuti zawe wari ufite cyase niyo abari mushyashya hari abahari I respect my brother Roskana. Yes. No young brother mwiza turaganira kandi n'umuntu kabisa petit frère wanjye umbwira ati je frère urashoboye kumva ko nyine hari ikintu runaka akwizereye ubonamo wenda like Imana ihiruko ridashira Buravani buri ari umufana wanjye ukomeye cyane cyane ariko ku buryo nasoraga indirimbo niwe umuntu wa mbere wambwiraga ngo bimeze gutya akambwira ati ngewe nukora indirimbo itari nziza nzabikubwira nukora n'inziza nzabikubwira nukuri kw'Imana arinze agenda atarambwira ngo akoze indirimbo mbi buriya nawe ndamushimira cyane Imana rwose naho ari imutuza heza kandi bimuhaza umunezero abandi rwose sometimes hari n'ababa bafite injyari ariko nyine Uwiteka agakomeza karinda ubwoko bwe cyane ugasanga guhisha mu mababa ye ariko twagafashanyije n'ukuri kuko rega buri iyo dusharinze impano kandi ziremereye mu gihugu tugasharinga ibitekerezo byacu rega babigenda biratwagura twese kandi bikagura n'igihugu ariko nubundi udafashije impano y'Imana Uwiteka nubundi arayishyigiki uvuga ngo Imana haye blessing na muntu ushaka kuyihagarika uja bless nobody kabisa no kuvuga ngo kugeza zino saha uvuza abahanzi babiri umwe nta gihe arunda arahari nibo bari close nawe cyangwa nuko ari wo ubona ko bafite ikintu bagufasha singishaka kuba close n'umuntu wari we wese kubera ko natinya umuntu ni mugari ariko nshobora kwiyegereza umuntu bitewe nuko ari ingenzi undi nashatse kuba close n'Imana cyane nkaba close n'ubuzima bwanjye
ngakunda umuntu w'ingenzi Imana yashize muri njyewe mwimbere cyane ariko ntibivuze ko ntashobora kugira inshuti cause abenshi twanacanye mu buzima butandukanye I respect them ndabubaha cyane ariko rwose sinakubwira ngo hari abantu runaka njyamba close cyane kuko nagize life depression ku buryo yatumye ntinya abantu dushobora kuba inshuti ariko kugira ngo tube close bisaba kuba hari ikintu nakubonyemo hari karita ufite quality ufite zidasanzwe zishobora kugenda zinkomeza uzi impamvu se nandi kukubaza gutya gisa ubuzima bwawe bw'intangiriro ya music wabivuzeho ntabwo washobora kuburamo Bruce Melody Bruce Melody none n'umuhanzi ukomeye cyane n'umuhanzi mwabanye ubu nategereje kumva ko hari ikintu uri buvuga ati wenda Bruce Melody turavuga najya mfasha shano ese Bruce ntago Bruce uri umuvandimwe wanjye ariko nta kintu nigeze mfasha usibye ko yenda ntago namubraminga muheruka kuvugana ryari cyakubona haciyeho nk'imyaka nk'ibiri umwaka tutanavugana ariko nyine na appreciatinga cyane ibikorwa akora nta nubwo ngiye mu braminga n'ukuri wenda bafite ibyahugiye mu bye aronawe ko ntacyo wahugiramo na kimwe gishobora gutuma wibagirwa gakondo buriya gakondo murajyana kandi nanone yuzi ko hari umuntu runaka mwakuranye kandi muri abantu bari inshuti kuko he's my friend true uragerageza ku buryo uwo muntu muba hafi niyo utagira icyo umufasha ariko burya wanamuhumuriza byibura akamenya yuko hari abantu be muri kumwe okay. hari twigeze kuvugana kare ku bikorwa byawe uri gutegura umbwira kuri gutegura ibikorwa byinshi bitandukanye abantu bagomba kubyitega ako sinigeze numva hari ikintu uri guteganya cyo kuvuga ati hari abahanzi runaka nshaka gukorana nabo hano mu Rwanda barahari sibye ko like mbadimo ndatekereza ko iteka ashobora no gutanga umugisha tukanakorana even if nabo hanze y'igihugu cyacu indi byo sinabivugaho right now ariko ni ibintu byose bishoboka kubera Imana kandi ntekereza yuko u Rwanda twakoranye n'abahanzi benshi dufite collabo na Riderman nakoranye na Nyakwigendera Jay Polly true n'abahanzi benshi dushobora gukorana iyi generation nshyashya yo nta kintu ivugaho nta muntu ubona mwakubitana ikintu ngo ni Zede harya ngo ni Gens ni indera iyi generation nshyashya urayivuga iki gisa mbere yo kuvuga ko hari umuntu ubona arashoboye hari umuhanzi ubona se uvuga ati uyu mwana nyambona nta kuko nzi ko ukunda kureba Imana niyo Bosco ikaramu yiteye ubwoba twakorana ibintu byiza kandi nkunda ukuntu acuranga ni n'umushiti wanjye yego nkunda n'ukuntu ari bari n'umushiti erega n'abashuti banjye abenshi n'abashuti banjye kandi rega nubwo ntanabavuze hari nabo dufitanye imishinga yego turi no gupanga n'album ako gisa warahindutse men no kuganira nawe mbona ari ibintu bitandukanye n'icyo shado kuri ahubwo uranchallenge uzigenda herukiraga kuvuga ku mateka yanjye ibaze ko ntagikunda n'umuntu yanyibutsa cheers ariko abantu babimenye turi kunywa akantu karyohera barabizi ko ibyo bidakandagira hano no kuvuga ngo rero abantu mukomeje gukurikira K podcast ndi kuganira n'umuvandimwe gisa n'inshuti yanjye igihe kirekire kabisa ariko nta ndirimbo zitwigeze gukora umuhanzi umwe akayitwira ahubwo nibyo naringiye kuvuga byakomana ariko abantu benshi bakunda ibyo biri mu bibazo twahuye nabyo ariko ke uri umujama wa fresh njyewe I respect you kandi since day one wari inshuti yanjye umwana mwiza man urakoze cyane nzana kano ga podcast kugira ngo nge ntumira abantu hamwe bitere story abantu abenshi hari ibyo baba batazi bagira ibyo bamenya tuganire inspire n'urubyiruko uri kubyumva rero uvuze ku muntu wadutwara indirimbo ndibuka man ngewe kera nakoraga indirimbo za All Star nkatumira abanzi bagakora indirimbo my city
ndirimbo nakoranye n'abaraperi nyuma yo gukorana ya ndirimbo mbonye by success ndavuga reka nkorane n'abantu baririmba nkorana ndaguhamagara Eduse mamagara social mamagara barabayanzi nka batanu itaranarangira tuba turayikoze urabyibuka ya kuntu twanayitangiye batana nziza man irenze kumuturanye biranyobera kubivuga bikananira kumubwira ko mukunda n'umuturanyi nonana ndamukunda social we none imaze kwibwa n'umuvandimwe wawe Duka social ni igifrendi cyanjye andyumve sometime iyo turi gutera story dukora indirimbo nyuma twaje no kwiyunga ariko ntitwabura dukora indirimbo man ntakubeshira ndirimbo nagiye kumva numvira sohotse ndavuga CD ariko cyara nayikinduye yarayikubise ariko man ariko mwimerere w'ikintu buriya bari umwimerere ndirimbo yagomba kuba nziza kurutaho muri mwo mwese turimwo twese niryo rwose pe ariko nyine nta ari akantu kunakora ko kanteye ingyarira social kanteye ingyarira ariko warababariwe byararangiye nyine ni ibintu byarangiye nta n'impamvu yo kuko social nawe he's my blood ko social nawe numwe akiva ku rwesero yaje igikondo muvuye yikoreye no muvandimwe nyine ariko umuvandimwe akora akantu nyine akavuruga abantu ubwo nyine no gutagenze ariko byarambabaje ukuntu ariko byaranarangiye yakurucana yakoze ikosa rero hano muri K podcast nuko tubigenza man dutera story hano ni muri story nta muntu kandi nta muntu ntihagire umuntu twumva nabi nta muntu twibasira nta magambo turi so good turi so good ni story ni podcast yes rero nkaba navuga ati Gisa ikintu nakubwira nuko nubundi tuzongera tuganire tuzongera tuganire ikintu navuga nuko reka duhinire kino kiganiro hano yego kwa kuri umuvandimwe even if next time nzaguhamagara tuvuganire yego sinzi niba ari ikintu wabwira abantu badukurikiye bawe none babwira ati Gisa dore nguyu hano naje babwira abantu bose muri showbiz ati dore naje rwose ndabashimira cyane kwanza kubw'urukundo muri kunyereka ku gihangano kiri hanze by'agaciro gakomeye kuko kiri kuzamuka no kuri Imana ibaho umugisha abakunzi banjye ndashimira cyane industry muri rusange abantu bari gusunika ibintu ndimo ndakora Imana ibaho umugisha cyane n'abatari kumbona munyihanganire kuko hari ibintu byinshi nyine ndimo ndategura kugira ngo bende umuntu nyine uri mu mwanya wanjye neza gusa ibyo dukora byose nibo tubikesha Imana igihora ibaho umugisha no kuri ndabashimiye urakoze cyane rero nkaba nababwira ngo mukomeze mukurikire n'ibiganiro bindi byacu biri kuri no channel ya YouTube nandi kumwe n'umuvandimwe Gisa Kinganzo Unique Nonike podcast nkaba nababwira ngo peace up ciao